Shalom shalom. Ndagusuje ukurikira Revera Pasteur Cedric inshuti y'Imana. Ninjye ndagarutse bayikaze kuri Ndiho TV. Twajyaga tubana kuri televiziyo Izuba ariko byabaye ngombwa yuko ibiganiro byose bijye kujya mubikurikirana hano byo kuri televiziyo ariko namwe twatwege umwanya tukaganira. Hari kiri Imana mbiye ku buzima bwawe. Mbanje gusuhuza rero abantu bahereye mu bihugu bitandukanye, abantu aba diaspora, Belgique, Canada, Australia, Benin, France, mu bihugu bigiye bitandukanye mwese ndabasuhuje. Hari abantu muri mwaratuvuze, hari abantu muri mwarambuze, nari mu bihe byo guhangana, byo gusenga, ariko Imana yongeye kunyemera ko ngaruka naje. Rero ndabasuhuje, suhuje umugore wanjye my long love, umugore wanjye bihe byose, inshuti yanjye, nkora mutima yanjye, Muhorakiye Alicia, mama Pasteur, Pastor Alicia. Gubwa neza mugore mwiza. Ndabasuhuje namwe mwese mukurikiye Ndiho TV aho muherereye, mwa muri mu Rwanda, mwa muri East Africa, mwa muri Africa, ikiganza cy'Imana kiboneke kuri mwebwe. Suhuje abera bose bari mu bihe ngibi bitoroheye itorero, suhuje ababishop, abashumba, suhuje intumwa z'Imana, ubwo ndavuga aba apotre. Imana bagire neza. Rero uyu mwanya Imana duhaye umwanya wo kuganira amagambo dusanga mu gitabo cya Zaburi. Haleluya. Ngo yakagira ipimuze kwihangana. Turi usome amagambo dusanga mu gitabo cya Zaburi, n'amagambo Imana ishyize ku mutima. Aya ni amagambo yavuzwe n'umugaragu w'Imana bita Dawidi. Zaburi 93:3 haravuze ngo Uwiteka inzuzi zitereye hejuru. Inzuzi zitereye hejuru, amajwi yazo. Inzuzi zitereye hejuru, guhorera kwazo. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja. Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Ibyo wahamije nibyo kwiringirwa cyane. Uwiteka kwera gukwiriye inzu yawe iteka ryose. Haleluya. Aya ni amagambo avuze n'umugaragu w'Imana Dawidi. Aravuga ngo inzuzi zitereye hejuru, amajwi yazo. Aravuga ngo umuraba wo mu nyanja wabaye mwinshi, ngo Uwiteka uri hejuru ubirusha imbaraga. My godness, nshuti yanjye, Dawidi yavuze amagambo akomeye ngo amazi yitereye hejuru. Hari igihe inzuzi zitera hejuru, hari igihe amazi yitera hejuru. Iyo tugiye mu buzima busanzwe, hari igihe umuntu yinjira muri situation ibibazo bikamuterera hejuru, umuntu akanyura mu bihe bikomeye akibwira yuko bitazarangira, umuntu akanyura mu bihe bidasanzwe akagira kwiheba agatakaza ibyiringiro, inshuti zikagera ugatakaza ibyiringiro, umuntu agatinda kubyara agatakaza ibyiringiro. Ariko umugaragu w'Imana mu gitabo cya Zaburi 93:3 yavuze ngo ibyo byose byitereye hejuru. Iyo tuvuze kwitera hejuru ni ukwidurumbukanya. Iyo tuvuze kwitera hejuru ni ukwisanga mu moshya. Aravuga ngo ibyo byose byitereye hejuru, uri hejuru ya byose ni Uwiteka, ngo abirusha imbaraga. Aya masaha kino gitondo Imana hari ijambo yashyize ku buzima bwanjye, yashyize muri ngewe ngo mbwire wowe unkurikiye, ibihe by'urimo byose hari umugenga wa byose. Jya mabwira ngo ibyo tunyuramo cyangwa se biturwanya hari ahantu bijya bigarukira. Niba igihugu gishobora kugira icyo bita boda, umupaka, ukarindwa, abana b'Imana tugira umupaka twashyiriweho n'Imana. Dayimoni agira umupaka atarenga. Uranyumva neza? Haleluya. Reka nongere ngutangarize ko waba umaze igihe kirekire urwaye, hari umupaka Imana yashyiriyeho dayimoni, hari umupaka Imana yashyiriyeho uburwayi. Uzarwa ariko ntabwo uzapfa kuko hari umupaka. Hari ahantu Imana yashyize password yawe, aho ngaho nta muntu uhinjira. Ku buzima bw'umuntu hari ahantu Imana ishyira umupaka.
wageragezwa ariko hari umupaka abantu batarenga, waba ariko hari umupaka umubabaro utarenga, wageragezwa ariko hari umupaka ibigeragezo bitarenga, ugenderera ibyumve. Aya magambo uze kuyumva. Dawidi avuga amagambo akomera ngo Uwiteka amazi yitereye hejuru. Birashoboka ko yakitera hejuru, birashoboka ko inzuzi zakitera hejuru, birashoboka ko umuraba waba mwinshi mu nyanja. Halo desai, birashoboka ariko ngo letope deva. Dawidi aravuga ngo ibyo byose byitereye hejuru. Hari uri hejuru ya byose. Nagiye mbwira ngo ibyo byo urimo kunyuramo, hari umuntu uri hejuru ya byose, hari umuntu ugenga ibihe, hari umutegeka w'ibihe. Njya mbabwira ngo iyi saha irimo irakomeza, ntawayisubiza inyuma. Iyi saha irimo irakomeza, ntawayihagarika, ariko Uwiteka ajya abasha gufata isaha akayisubiza inyuma. holomosaleko. Dawidi aravuga ngo inzuzi zitereye hejuru. Nigeze kuba mu gihe inzuzi zitereye hejuru, burya abantu bakuvuyeho inzuzi ziba zitereye hejuru, burya abantu baguhagurukira inzuzi ziba zitereye hejuru. Burya uri umukobwa ukamaze igihe kirekire upfusha ubukwe, ukawupfusha rimwe, ugapfusha ubukwe kabiri, ugapfusha ubukwe gatatu, inzuzi ziba zitereye hejuru. Ariko hari ikintu biri bivugaho, hari uri hejuru ibyo byose. Iyo wabyariye mu rugo inzuzi ziba zitereye hejuru. Iyo abavandimwe bahagurukiye kurwanya inzuzi ziba zitereye hejuru. Rimwe ngo umugabo bita Morodekayi yabaye ku irembo, inzuzi zitera hejuru. Iyo inzuzi zitereye hejuru, iyo ukoze ibintu byiza abantu babibona nabi, iyo ugiriye abantu neza barabyibagirwa. Iyo inzuzi zitereye hejuru, haleluya, nawe zishobora kuba zaritereye hejuru. Ariko baravuga ngo iyo zitereye hejuru mu kwa mbere, mu kwa kabiri ziba n'ikiganza cy'Imana. Dawidi aravuga ngo oya birashoboka. Yanyuze muri ibyo baravuga ngo birashoboka. Oya bijya bigaragara, ujye ubirebesha amaso yawe, ariko hari umupaka Imana yabishyiriyeho. Aravuga ngo oya, Uwiteka uri hejuru ya byose abirusha imbaraga. Morodekayi ngo aba ku irembo, inzuzi zitera hejuru baramwibagirwa. Ngo ariko Uwiteka ubirusha imbaraga. Ngo umunsi umwe aza kuvuga ijambo rikomeye kuri Morodekayi, ngo umuraba w'inyanja amazi asuma, ngo Uwiteka abirusha imbaraga. Bivuze ngo ibyo unyuramo byose hari imbaraga zabyo, ariko hejuru yabyo hari imbaraga z'uwabiremye. Izi ni imbaraga z'ibihe, imbaraga zimura imisozi, imbaraga zimura imisozi zitabanje kuganira nabyo. Hari izi mbaraga z'Uwiteka, izi Dawidi yavuze umugaragu w'Imana. Izi mbaraga zijya zicecekesha amajwi y'inyanja, izi mbaraga zijya zicecekesha umuraba w'inyanja, izi mbaraga zijya zifata amazi asuma yitereye hejuru zikabisubiza inyuma. Uwiteka izagiye gukoresha ku buzima bwawe. Haleluya. Ngibyo hamije nibyo kwiringirwa cyane, ngo Uwiteka kwera gukwiriye inzu yawe iteka ryose. Ibyo Uwiteka yahamije, ibyo Uwiteka yategetse, ibyo Uwiteka yavuze, nawe uzabisubiza inyuma ku buzima bwawe. Yabihamije nawe umugishije inama. Umugaragu w'Imana ngo Uwiteka ibyo wahamije nibyo kwiringirwa cyane. Ibyo Imana yavuganye natwe nibyo kwiringirwa. By'Imana yavuganye natwe n'iby'imbaraga. By'Imana yavuganye natwe nta kizabisubiza inyuma. Haleluya. Ijambo Imana ryavuye mu kanwa k'Imana. Ubukuntu umugaragu w'Imana yanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Luka 1:37 yavuze ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, ngo nuko waringuwa Mariya arasamasama inda y'Umwuka Wera. Ijambo Imana yari iravuga na marayika rirasohora ku mugaragu w'Imana. Haleluya. Aravuga ngo uyu mugaragu w'Imana arandika ngo Uwiteka ibyo wahamije nibyo kwizerwa iteka ryose, nibyo kwiringirwa cyane. By'Imana yavuze nibyo kwiringirwa cyane. By'Imana yategekesha ikiganza cyane nibyo kwiringirwa cyane. Naho wageragezwa, najya utandariza amakuru avuga ngo nta kigeragezo cyakuraho umugambi w'Imana. N'abantu baguhagurukira ntibakora icyo Imana yavuze, n'abantu bakwanga ntibasubiza inyuma isezerano, n'abarozi bahaguruka destin de l'homme icyo Imana yavuze ntawagihagarika. Amazi yitereye hejuru, abarozi babaye benshi, abakurwanya babaye benshi, abakuvuga babaye benshi. Uwiteka uri hejuru y'ijuru, Uwiteka uri hejuru ya byose abirusha imbaraga, Uwiteka uri hejuru ya byose abasha kurambura ikiganza bikamwumvira. Umunsi umwe aratabara kuri Morodekayi,
ngavuga ijambo rimwe, umwami abura ibitotsi. Uyu munsi ijambo rimwe, Imana ivuga ijambo rimwe ku buzima bwawe. Uwakugenzaga muri bitotsi, uwakurwanyaga muri bitotsi, uwakwibagiwe muri bitotsi, haleluya, uwakubenza muri bitotsi, yategetse ngo uri hejuru ya byose, yategetse ngo bagiye kubura ibitotsi, amafaranga abuze ibitotsi. My godness. Ariko data uri mwiza, Yesu uri mwiza. Rimwe ugiye mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko, haleluya, ngo Uwiteka acecekesha umuraba wo mu nyanja, ngo uramwumvira rwose, ngo amazi yarihindurije aramwumvira, ngo biraceceka, ngo abari kumwe nawe bari basinziriye, ngo igihe barimo baravuza induru, ngo we yari yasinziriye, ngo bavuza induru arabihorera. Niko biri bivuga neza, ngo bageraho bamutabaza, ngo ariko ngo amaze gukanguka, ngo arangije ngo arambura ikiganza arategeka, lerando beko, nanjye ndambuye ikiganza mu butware bwa data ndategetse, ndambuye ikiganza ndategetse, ibyo bikomere umara igihe kirekire, ndambuye ikiganza ndategetse, cyo gisasiro umaze igihe kirekire, ndambuye ikiganza ndategetse, ngo burwayi umara igihe kirekire, ndambuye ikiganza ndategetse, ayo madeni umara igihe kirekire, ndambuye ikiganza ndategetse, imbaraga z'Imana zigiye mu buzima bwawe, imbaraga z'Imana z'akarande, imbaraga z'Imana zivane mu burwayi, imbaraga z'Imana zivane zikuvane madene, imbaraga z'Imana zikuvuganire, imbaraga z'Imana zikumure ku musozi, zikuvane mu butayu zikujyana i Kanani. Imbaraga z'Imana hari abazihamije barazibonye, nanjye nazihamye ko narazibonye. Imbaraga zimura ibihe, imbaraga zihindura umuraba wo mu nyanja, imbaraga zitegeka amazi agaceceka, ntizitegeka ibyakurwanyaga, ntizitegeka ubwo burwayi, ntizitegeka ayo magambo, ntizitegeka ayo madene, ntizitegeka ubwo bugumba. Haleluya, shalade mango pay. Imbaraga z'Imana, ngo Yesu akangutse ngacaha umuraba mu nyanja, ngo Yesu akangutse acaha amadeni araceceka, Yesu akangutse avuga ijambo ry'ubuzima, Yesu akangutse ategeka ibyari byaranze, Yesu akangutse ahindura ibihe. Ikiganza cy'Imana gihindura ibihe kigere ku buzima bwawe, ikiganza cy'Imana gere ku buzima bwawe, kikuvane mu gihe cyumazemo igihe kirekire, ikiganza cy'Imana gere ku buzima bwawe, gihindure paje y'ubuzima. Nta kindi Imana igikora, Imana igihindura ibihe, ibihe bigasiga amateka. Byababwira ngo amateka ntabwo Imana yahindura, amateka ahamya abo twari bo, amateka nicyo kirato cyacu, amateka agaragaza abo twari bo. Haleluya, yihindura amateka ya Dawidi, ntabwo tuba turimo turamuvuga. Yihindura amateka ya Abrahamu, ntabwo tuba turimo turamuvuga. Yihindura amateka ya Mose, ntabwo tuba turimo turamuvuga. Ariko yahinduye ibihe, ibihe bisiga amateka. Imana ihinduye ibihe, ibihe bigushyira mu bitabo. Imana ihinduye ibihe, ibituma abantu bandika. Imana ihinduye ibihe, abantu bafite kamera bakakuvugaho. Imana ihinduye ibihe, abantu bafite impapuro bakandika. Imana ihinduye ibihe by'ubuzima bwawe, Imana ihinduye ibihe by'ubuzima bwawe. Imana yongera ihindura ibihe, ikuvane mu kazi ko mu rugo. Imana yongera ihindura ibihe, ikuvane mu bukobwa. Imana yongera ihindura ibihe, haleluya, iguhereza urubyaro. Ibi ndabibona nk'ubibona nonaha, ibi ndabivuga nk'ubireba nonaha. Imana ihinduye ibihe by'ubuzima bwawe, Imana ihinduye ibihe by'urugo rwawe, Imana ihinduye ibihe by'abana bawe. Haleluya, Imana ihinduye ibihe, abantu bahindura amagambo. Imana ihinduye ibihe, abantu bafata impapuro bakandika. Imana ihinduye ibihe, abavuze ibya mbere bavuga ibya kabiri. Imana ihinduye ibihe, halala done sherekota bone seika. Imana ihinduye ibihe, abo wasabaga bakakwiba nawe urabaha. Imana ihinduye ibihe, abaguhaga amadeni ubaha amadeni. Imana ihinduye ibihe, nagongera kujya kuguza nawe uguriza abandi. Najya babwiye ngo uyu munsi Uwiteka uri hejuru ya byose, umwami w'amafaranga, umwami w'amadolari, umwami w'amapawundi, ahinduye ibihe by'ubuzima bwawe. Haleluya, ngo Uwiteka ari hejuru ya byose. Uwo mwami ari hejuru y'amafaranga, uwo mwami ari hejuru y'ibihe by'urimo, uwo mwami ari hejuru y'igihe, uwo mwami ajya asubiza ibintu inyuma, uwo mwami ajya atangiza ibyarangiye, uwo mwami ajya azura abapfuye, kandi ntabwo ibyawe byapfuye, ibyawe birasinziriye. Niyo mpamvu nanjye negetse ngo imbaraga zihindura ibihe zigere ku buzima bwawe. Uwiteka ahindura ibihe by'ubuzima bwawe. Abantu baragutaye, oya, abantu bakuvuyeho, oya bareke. Hari ikintu ijambo ryavuganye nanjye, hari ikintu birayambwiye, yambwiye ngo
Uwiteka ngari hejuru ya byose, yambwiye ngo Uwiteka nguri hejuru ya byose, ngutegekesha amaboko. Nagira ngo wahinduye amazi, wafashe umuraba wo mu nyanja, wategetse amajwi akamwumvira. Hari ibintu agiye gutegeka, oya nawe bigiye kukumvira, oya nawe agiye gutegeka. Byari byaranze bigiye gukunda, oya Yesu agiye gutegeka. Ubwo burwayi buragiye, ndimo ndabona bugenda. Haleluya! Vuga ngo ndakiriye, vuga ngo ndakiriye, vuga ngo ndakira kubohoka. Oya ntabwo bakwibagiwe, Uwiteka yategetse, abakwibagiye bagiye kwibuka. Ese ibi bintu urabyumva we? Ibi bintu urimo urabyumva? Uwiteka nguri hejuru ya byose, Uwiteka ategeka igihe, Uwiteka ategeka umuraba mu nyanja. Bibiliya yavuze ngo Uwiteka inzuzi zitere hejuru, inzuzi zitere hejuru, amajwi yazo zitere hejuru, ngo Uwiteka birusha imbaraga. Iyi ni ijambo nashyize ku mutima. Uwiteka arusha imbaraga ibikurwanya, Uwiteka arusha imbaraga ibikubuza amahoro. Kino gitondo ngusubijemo imbaraga nkubwira ngo Uwiteka ari hejuru ya byose. Umugaragu w'Imana arandika, avuga amagambo akomeye, aravuga ngo Uwiteka yanyuze muri ibi amazi yitereye hejuru arayabona, yigize yagera mu bihe, aravuga ngo reka mbigeranye n'amazi yitereye hejuru. Avuga ngo byose ubirusha imbaraga, bivuze ngo ari ibyo ubona byose biri hasi ibiganza by'Imana. Uwiteka ari hejuru ya byose, Uwiteka ari hejuru ya byose. Aravuga ngo byose byitereye hejuru, amajwi yabyo, amazi asuma, amajwi yabyo byagurutse bisakuza, bagurutse barimo barakuvuga, bagurutse barimo barakurwanya, bagurutse barimo baragusebya. Uwiteka birusha imbaraga. Kimongana ku musozo. Uwiteka birusha imbaraga. Ibihe byo urimo kunyamo Uwiteka birusha imbaraga. Abakwanga, abakuvuga nabi, Uwiteka ari nyuma yabo. Yesu akugirire neza. Ahantu waruri, ibyo wanyuragamo, hari umuntu ubisha imbaraga agiye gutegeka igihe. Kandi ubwo nasenze. Mana nziza, Mana ishobora byose, nyiri ubutware n'ubutungane, wowe utegeka igihe, utegeka amazi asuma. Hari ibyo negetse ku mugaragu wawe, hari ibyo negetse ku mwana wawe, hari ibyo negetse kuri uyu mukobwa nkurikiye, hari ibyo negetse kuri uyu mugabo nkurikiye, hari ibyo negetse kuri uyu musore nkurikiye. Haleluya! Byanze bikunde, kuko ikiganza cyawe kiri hejuru ya byose. Mugaragu wakuvuga neza, avuga ngo Uwiteka ibyo byose abirusha imbaraga. Imbaraga zawe twarazizeye tubona ubuzima, imbaraga zawe bazizeye zarabakijije. Ndizera ko hari ahantu ugiye kujyana uyu mugaragu wawe, ndizera ko hari ahantu ugiye kumugeza, hari ahantu umuvanye, hari ahantu umujyanye. Ndizera ko uhinduye ubuzima bwe kubivuganye nanjye. None ahangaha byari byapfuye, Uwiteka arabizuye ku buzima bwawe. Ibyari bisinze arabikanguye. Uwiteka ari hejuru ya byose, Uwiteka ari hejuru y'ibiguhagarikishije umutima, Uwiteka ari hejuru y'ibiguhangayikishije, Uwiteka ari hejuru y'ibikurwanya. Najya babwiye ngo byose Uwiteka arabitegeka, kandi yabitegetse biramwumvira. Hari ibyo yategetse turabibona n'amaso yacu, hari ibyo yategetse turabyumva n'amatwi yacu. Nawe hari agiye gutegeka ubirebesha amaso yawe, hari ibintu agiye gutegeka amatwi yawe abyumve. Abanze bagiye kubyumva, abakurwanya bagiye kubyumva, abakurogera bagiye kubyumva, famiye yawe igiye kubyumva. Ubuzima arabuhinduye kuko arabitegetse mu izina rya Yesu. Genda ubeho. Amen.